Ese wari uzi ko hari abagore batwita bakumva bararikiye kurya bimwe mu bintu batigeze bakunda mbere, cyangwa se rimwe na rimwe bagatangira no kurarikira ibintu bidasanzwe? Muri iki kiganiro tugiye gusobanura neza kurarikira ku mugore utwite icyo ari cyo, tuvuga impamvu zituma bibaho, tugaragaza igihe bikwiye gufatwa nk'ibisanzwe n'igihe bishobora kuba ikibazo gikenewe kwitabwaho by'umwihariko. Hari abararikira kwihumuriza imyenda y'abagabo babo, abifuza kwinukiriza icyuya cy'abagabo, imyotsi y'imodoka. Ese ni iki gituma ibyo byifuzo byo kurya bihinduka cyane mu gihe cyose umugore atwite? Gumana natwe mu kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya impamvu zitera abagore batwite kurarikira, umenye ibyo bakunze kurarikira cyane, umenye ibishobora gutera ikibazo, umenye n'uko umugore utwite yakwitwara igihe cyose afite ibyo ararikiye kurya. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Ubusanzwe iyo umugore atwite hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri we. Hari abagore bamwe batwite bagatangira kugira isesemi, abandi bagahinduka mu buryo baryaga, abandi bakarushaho gusinzira, ndetse hari n'abatangira kurarikira cyane ibintu runaka. Umugore ashobora kuba atarakundaga kurya ikiribwa runaka mbere yo gusama, ariko yaba amaze gutwita akumva ahora acyifuza ku buryo ataruhuka atakibonye. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo icyo umugore utwite ararikiye akwiriye kugihabwa ako kanya, atagihabwa bikagira ingaruka ku mwana. Ese kuko nibyo? Ibi turaza kubisobanukirwa muri kino kiganiro. Hari nk'abagore usanga bajya kwinukiriza imyotsi y'imodoka, harimo n'abakunda ibintu bisharira mu kanwa nk'indimu, abandi nabo bakararikira inyama cyangwa se ibiryo birimo umunyu mwinshi. Hari kandi n'abagore bamwe batwite ugasanga barifuza ibintu bidasanzwe nk'ibitaka, amakara, urubura cyangwa se ibumba. Ariko se kuki iyo umugore atwite ashobora gukunda cyangwa se kurarikira bimwe mu biribwa yangaga mbere? Ibi ni byo tugiye gusobanura, kurikirana ikiganiro cyose ntucikwe. Gusa ariko ikintu cy'ingenzi abantu bakwiye kumenya ni uko kurarikira mu gihe cyose umugore atwite akenshi bifitanye isano n'impinduka ziba mu mubiri. Iyo umugore atwite imisemburo irahinduka, uburyohe bwo kurya bukagabanuka, impumuro zimwe na zimwe zikamubangamira, maze ubwonko bugatangira gusubiza ukundi ku biribwa bitandukanye. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'umugore yakundaga icyayi ariko agatangira kumva kimunukira, cyangwa se yaba yangaga amata agatangira kumva yashaka ku buryo budasanzwe. Ibi bishobora kuba ibisanzwe mu gihe cyo gutwita, ariko bisaba ubwitonzi kugira ngo bitagira ingaruka ku buzima. Hari n'igihe kandi kurarikira bigirana isano n'uko umubiri uri gushaka intungamubiri runaka. Urugero ni nk'iyo iron yagabanutse mu mubiri, hari abagore bashobora kurarikira ibintu bikonje nk'umutobe cyangwa se urubura. Reka turebere hamwe igihe kurarikira ku mugore utwite bishobora kuba ibisanzwe, turebe n'igihe bishobora kuba ikibazo gikomeye ku mubyeyi ndetse no ku mwana uri mu nda. Kurarikira biba ibisanzwe ku mugore utwite igihe cyose umugore ibyo arya muri icyo gihe bitangiza umubiri, kandi ukabona birya neza nta nenesi, nta n'ikibazo cy'ubuzima kindi afite, ubona anyuzwe n'ibyo ari kurya muri ako kanya. Ariko kandi kurarikira bishobora kuba ikibazo ku mugore utwite igihe umugore ararikira ibintu bitari ibiryo, cyangwa se igihe umugore utwite arya ibintu byinshi bikabije, aribwo uzumva nanone akubwira ati ndashaka kurya isabune, ubundi ati ndashaka kurya impapuro, ubundi ati noneho ndumva nshaka kurya amakara, cyangwa se ukumva arakubwiye ati ndashaka kurya ivu ryo mu ziko cyangwa se ibumba ndetse n'ibindi. Akenshi ibi ngibi ariko bishobora guterwa no kubura imyunyungugu itandukanye mu mubiri we. Ikibazo gishobora kuboneka aha ngaha ni uko ibi yabifata bikaba byagira ingaruka ku buzima bwe bwite ndetse n'ubw'umwana atwite. Urugero nk'ibumba ashobora kurirya nibyo, ariko ugasanga ririmo mikorobe. Amakara nayo ashobora kubuza umubiri gufata intungamubiri neza. Isabune nayo iyo ayiriye ishobora kwangiza imiti umubiri w'umugore utwite yahawe mu gihe cyo kwipimisha kwa muganga. Niyo mpamvu umugore utwite atagomba kubifata nk'ibintu bisanzwe mu gihe cyose ari kurarikira muri buno buryo. Ese kuko umugore utwite yemerewe kurya icyo ararikiye cyose? Hari ibintu abantu benshi bibeshyaho
nko kuba bamwe muri bo bavuga ko umugore utwite agomba guhabwa icyo ararikiye cyose mu gihe cyose agishakiye. Ariko si buri kintu cyose kiba cyiza ku buzima bw'umugore utwite nubwo yaba yarakirarikiye, kuko aba agomba gufata ibifitiye umubiri we akamaro, nabwo ariko aba agomba kubirya mu rugero. Ibyo mvuga ni nk'imbuto, imboga ndetse n'amagi, inyama, amafi, kimwe no kunywa amazi ahagije. Ibi byose nubwo aba abyemerewe, akwiriye kubifata ku rugero kugira ngo nabyo bitamugiraho ingaruka. Ariko kandi kunywa isukari nyinshi, ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa se fast food nyinshi bishobora gutera umugore utwite ibibazo bitandukanye nka diyabete, umubyibuho ukabije cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Ikindi kandi kurya ibintu bimwe bihoraho ngo nuko ari byo wararikiye bishobora gutuma umubiri wawe ubura izindi ntungamubiri zikwiye. Abantu benshi ntibazi ko hari uburyo bwo kugabanya kurarikira gukabije bushobora gufasha abagore benshi bibaho iyo batwite. Nibyo koko hari ibintu bishobora gufasha umugore utwite kugabanya kurarikira, nko kurya indyo yuzuye, kuruhuka bihagije, guhorana ibyo kurya buri mwanya nubwo waba udashonje, no kunywa amazi ahagije, ariko ntuyagotomere icyarimwe, ukajya unywa duke duke kugeza bwiriye mu mubiri umunsi wose. Ikindi ni uko inyunganiramirire zitangwa na muganga igihe umugore yagiye kwipimisha zishobora kugabanya kurarikira iyo azifata neza. Ariko si iyo umugore atabonye icyo ararikiye koko bishobora kugira ingaruka ku mwana atwite. Abagore bamwe usanga bavuga ngo nyuze iwawe mpumurirwa n'ibyo watetse, none mpaho inda ntwite itavamo, cyangwa se ugasanga avuga ngo ahumuriwe n'umuneke ni mu muhinda atwite itavamo. Ariko siko kuri, kuko nta gihamya ya siyansi irabigaragaza muri ubwo buryo abantu babivugamo, kandi nta n'umugore uragaragara mu mateka ko inda ye yavuyemo kubera atahawe ibyamuhumuriye. Icy'ingenzi gusa ni uko umugore aba agomba kurya indyo yuzuye, akabona intungamubiri zihagije kandi akitabwaho neza. Ikintu gikomeye ni uko hari abagore bamwe bararikira cyane ikintu gishobora guteza ikibazo ku mwana, nk'inzoga, itabi, ibintu birimo kafeyine nyinshi n'ibindi byose bitari ibiryo bigira ingaruka ku mikurire y'umwana. Ikindi kandi hari abagore bamwe batwita bagatangira kurya cyane kubera amagambo abantu bababwira ngo ugomba kurya ibya babiri, ariko si ngombwa ko umugore utwite akabya kurya, ahubwo bisaba gusa ko arya ibiryo biri karite kurusha kantiti. Ni ukuvuga ko biba bimusaba muri icyo gihe kurya ibiryo bifitiye umubiri we akamaro gusumba kubirira ubwinshi nk'uko abibonye. Icyo wamenya ni uko kurarikira ari ibintu bisanzwe ku bagore benshi batwite, ariko ntibivuze ko umugore utwite aba agomba gukurikira cyangwa guha agaciro buri rari ryose afite. Ni byiza kwiyumva mu mubiri wawe maze ukagira ubushishozi, ahubwo ukibanda ku ndyo yuzuye. Niba kurarikira bikabije cyane cyangwa umugore akifuza kurya ibintu bitari ibiryo, ni byiza kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo barebe niba nta kibazo yaba afite cyo kubura intungamubiri zihagije mu mubiri we. Ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana bushingira cyane ku byo umubyeyi arya no mu buryo yiyitaho igihe cyose atwite. Muri rusange kurarikira ku mugore utwite ni ibintu bikunze kubaho, kandi akenshi biba bifitanye isano n'impinduka ziba mu mubiri we mu gihe cyo gutwita. Ni byiza ko umugore utwite agerageza kurya indyo yuzuye kandi itandukanye, akanywa amazi meza ahagije nibura litiro 2.5 kugeza kuri litiro 3 buri munsi, akirinda ibintu bishobora guteza ikibazo ku buzima bwe bwite cyangwa se ku buzima bw'umwana uri mu nda. Urugero ni nko kurya ibumba, ivu, amakara, kwihumuriza umwotsi w'imodoka n'ibindi. Iki gihe rero ni byiza kugisha inama muganga, kuko hari igihe bishobora kuba bifitanye isano n'ikibazo cyo kubura intungamubiri zihagije zimwe na zimwe mu mubiri. Ikindi kandi abagize umuryango bakwiye gufasha no gusobanurira umugore utwite, aho kumuseka cyangwa kumufata nk'udakomeye igihe ari kurya ibitaribwa, kuko nabo baba biterwa n'impinduka ziri mu mubiri we. Abashakashatsi benshi bemeza ko impamvu nyakuri itera kurarikira ku mugore utwite itarasobanuka neza, ariko icyo bahamya ni uko impinduka z'imisemburo ndetse n'ibyiyumvo bye bishobora kubigiramo uruhare. Icy'ingenzi ni uko umugore utwite aba agomba kugerageza kurya indyo yuzuye kandi itandukanye kugira ngo umwana akure neza kandi n'umugore ubwo agire ubuzima bwiza. Igihe cyose urarikira ibifitiye umubiri akamaro cyangwa se ibindi biribwa byubaka umubiri, ushobora kubifata ku rugero rukwiye, kuko ibirengeje urugero byose ari bibi.
ariko niba urarikira ibintu bishobora guteza ibibazo ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bw'umwana uri mu nda nk'uko twigeze kubivugaho haruguru, ni byiza kubyirinda cyangwa se kubigabanya niba byari byarakubaze. Niba uri umugore utwite ukaba ukunda kurarikira bikabije cyangwa se kurarikira ibintu bidasanzwe, jya ukunda kuganiriza umuganga wawe ugukurikirana aguha ubujyanama bugufasha kwirinda ibibazo bishobora kuvuka. Ndagushimiye wowe dukunda kubana kuri uyu muyoboro, aho tuganira kuri byinshi ku buzima, ubujyanama muri rusange, hamwe n'ibiganiro bitandukanye byigisha ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Niba ufite inyunganizi watugezaho, igitekerezo cyangwa se ikibazo wifuza kutubaza, watwandikira muri komenti cyangwa kuri WhatsApp, nimero ubona muri description y'iyi video. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.